nanjye naramurongoye. Wamurongoreye. Nkimara kubona ko amafaranga ashobora byose, nemeye kurongora n'umugabo wanjye tukazabana karamata. Hari abagabo baba barashatse abagore nyamara abagabo atari bo bashatse umugore yarabashatse. Nicyo kintu nashaka kwerekana kuko umugabo ufite amafaranga ubundi Gato Keza ryaturutse ku bafana banjye bikumva rishimangirwa. Ubundi Gato Keza ntago kiba bavuga ntago mba mbyumva. Sha buriya rero ikintu bwa mbere cyangoye Giant TV show. Ibihe byiza abakunzi ba Giant TV show nkuko dusanzwe tubana mu biganiro ndetse na filime zitandukanye. Ngira ngo bakurikirana Giant TV show uzi filime zikunda gutambuka. Uyu munsi rero twaje gufata akanya tuganira n'umukobwa hano. Ni umukobwa mwiza arazikuza kubibwira n'umuntu mukuru. Turagusuje kandi tuguhaye ikaze n'ubundi kuri Giant TV show. murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Pauline. Izina rya filime banzi nka Gato Keza. Aha, Pauline bakuzi nka Gato Keza. Wenda uyise umfungurira intango ntaramara kwinjiramo neza kuko ako kantu Gato Keza uraza kuza kumbwira ko ariko tuze kubyinjiramo. Hanyuma Pauline, umukobwa mwiza wambaye neza biragaragara. Ngira ngo abadukurikirana barimo kubona ukuntu wambaye. Hanyuma Pauline, uretse muri sinema tukubona, reka duhere ku buzima busanzwe bwa sinema turaza kubujyamo nyuma. Ubuzima busanzwe ubundi Pauline umukobwa umeze gute? Ubuzima busanzwe Pauline ni umukobwa usanzwe ukora akazi kose kabonetse. Ni ukuvuga ukora akazi kose kabonetse, bivuze ko akazi kose wagakora. Dukomerezeho. Bivuze ko ukora akazi kose wagakora. Yego. Naka akazi k'abantu badasora se nako wagakora? Gusa akazi k'abantu badasora ntabwo. Oya, hari akazi tuziranyeho twese tugiye kuvuga mu magambo menshi kari akazi k'abantu. Oya. Akazi ka nijoro wagakora? Nubundi akazi nkora mu buzima busanzwe ni aka nijoro. Kuko akazi kose ukora ntango bisaba ngo gakore ari nijoro cyangwa ku manywa. Pfa kuba kakwinjiriza kandi binyuze mu mucyo. Ariko akazi ndi kuvuga ariko kumva. Kuri kuvuga akazi k'indaya. Aha, okay. Ntago nigeze mvuga akazi izina ahubwo reka tujye kuri ako ngakuvuze. Ako nako wagakora sinjye ukavuze. Ako ngako ntango nagakora kuko mfite amaboko. Ngomba gukura amaboko mu mufuka gakora nategereje ngo ngenda nk'abakobwa bategereza ngo abagabo barabahereza. Oya, ngomba kwikorera ibyanjye ubundi niteza imbere. Nase Pauline ko mbona ugaragara nka Slay Queen. Ko njya numva bavuga ngo bambara ukuntu bimeze bite? Oya, ntango abantu bambara ukuntu baba bari basireye, ahubwo hari igihe umuntu aba yoroshye ubuzima nyine cyangwa abona ari byo bimubereye. Ngewe ubwo nambara ibimbereye kandi numva mfiriye. Wambara ibikubereye. Aha. Wenda nagira ngo mbanze menye ngo ubuzima bwawe busanzwe ubundi Pauline mu bisanzwe ukora iki? Yewe mu busanzwe ndi umucuruzi. Ubwo iyo ntagiye gucuruza mba ndi hano naje gukina filime. Waje gukina filime. Okay. Ngareka duto twinjira kuri filime gatoya ukimara kuyivuga. Ngira ngo izina Gato Keza ku bantu bakurikira Giant TV show ndetse n'ahandi wenda bagenda bareba Gato Keza rimaze kumenyekana. None se Gato Keza ryaturutse kuki ubundi mu bisanzwe? Ubundi Gato Keza ryaturutse ku bafana banjye bikumva rishimangirwa n'uwo bita Manase. Ubona dukinana muri filime dukunda kuba turi kumwe niwe warishimangiye nyine irangira Gato Keza ribaye Gato Keza. No kuvuga ngo Gato Keza ntago ari izina wiswe n'ababyeyi, ni izina ry'abafana bawe muri filime. Ni izina ry'abafana banjye kandi nanjye narabyishimiye ukumva numva ndifirinze nyine nta kibazo. Shimishwa no kubona abafana banjye banyita Gato Keza, bamamagara ngo Gato Keza turakwemera. Ese ubundi Gato Keza ntago kiba bavuga ntago mba mbyumva. Sha buriya rero ni nk'ubusobanuro bwinshi Gato Keza.
urakuba Gato keza nyine ngewe nyine Gato. None se wemera kuri Gato? Uri Gato? Umva ibyifuzo by'abafana banjye ngomba kubikurikiza. Wikumva niba babona ko ndi Gato nyine. Ariko nyine nanjye mbona ndi Gato. Uri abako Gato keza cyangwa barakwise Gato keza uyongerera. Oya banyise Gato keza. Ese wirebye ubona ari keza? Uri keza cyangwa uri mwiza? Okay, ntacyo bitwaye. Hanyuma muri sinema ubundi umaze imyaka ingahe muri sinema? We nagiye ntangiye kukubona vuba cyangwa se nabandi. Hanyuma umaze igihe kingana iki muri sinema Gato ke? Muri sinema ngiye kuzuza umwaka. Hari aho nabanje gukina ariko kugira ngo mbe ngeze ubu ngubu ni ukubera Giant TV show. No kuvuga kugira ngo ubigezaho witwa Gato keza, uvuga ko Gato wamaze kuba kari wowe ukaba utansobanira ako Gato se ubundi wowe byubona ari keza? Ni keza. Ako Gato ubona ari keza? Ni keza cyane rwose. Okay, ntacyo ubwo byemero uri nyirabyo. So ugiye kumara umwaka muri sinema nyarwanda kandi ukina kuri Giant TV show ngira ngo uvuze kandi wakinnye. Ubu no kuvuga ngo abafana benshi ufite nabo kuri Giant TV show. Nabo kuri Giant TV show. Hanyuma se abafana wenda nibo bakwise Gato keza nibyo. Ariko ndi kwibaza ukuntu wahise ubihuza nawe ukabikunda. Ukaba ari naryo zino ufite uyu munsi. Impamvu narikunze sibyo ngewe bundi indoto zanjye zari zo gukina filime ukumva kandi nkamenyekana. Rero nimba baranyise Gato keza ntabwo nari kuryanga. Sibyo? Rero kandi nanjye numvise ari byiza ngishimiye nta kibazo rinteye si izina ribi pe. Uragira uti indoto zawe zari gukina sinema. Ese watangiye kwiyumvamo gukina sinema ufite imyaka ingana? Natangiye kwiyumvamo gukina sinema mfite imyaka 10. Hahandi ku ishuri muri primaire nk'iyo habaga amakarabu bakundi club atinsida ukumva nkajya gukina nkavuga ati ngiye nzaba umukino nareba biriya byamamare nkavuga ati nanjye nzakina ndebe ko naba nkuru. Kuva ku myaka 10 muri club antisida wagiye ubona ukumva nawe ufitemo iyo mpano. Hanyuma uza kwinjiramo ubu umaze umwaka muri sinema hajya kugeza umwanya ufite imyaka ingahe? Ndabizi abakobwa mutinya kubivuga. Agakanya ngiye kuzuza imyaka 24. Shabura niyo mukobwa washe kwivuga imyaka. Oya ntago nabura kwivuga kuko ngiye myimba numva narakuze tu. Warakuze? Ubu no kuvuga ushobora no kubaka urugo. Bibaye ngombwa narwubaka. Uravugisha ukuri? No se bibaye ngombwa. Ntabwo ndamubona. Ntabwo no kuvuga okay voilà. Sawa rero. Ako muze namwe nyine nzahita mbisoza. Uzadutumije. Tuzakora igikwe. No kuvuga rero iyo myaka umwaka umwe ugiye kuzuza muri sinema nyarwanda. Ubundi sinema nyarwanda ibona ute muri uwo mwaka umazemo? Sinema nyarwanda ndayikunda kuko urumva ni ibintu byanjemo nyiri umwana ntabwo ari ibintu nihingamo ngo urumva nta kuntu nabura kuyikunda. Ndayikunda n'undi muntu wese ufite impano nazitinye bitangira buhoro buhoro bikazaza. Ako hari ukuntu bavuga ngo muri sinema nyarwanda ngo harimo ukuntu ngo kugira ngo ukine ngo banza kunyura mu zindi nzira ngo ukabanza ugaca ahantu ngo ukuntu ngo na manager ngo ibintu nk'ibyo ni manager ninde muri sinema nyarwanda mubyita director voilà. Mukabanza ngo mugaca ahantu ngo mukavugana. Oya nanga ibyo ngibyo bibaho ni imyumvire y'abantu bo hanze ariko ntanga ariko biba bimeze. Sinema nyarwanda iyo ufite impano uzi ahantu bakina uvugana na director nyine nkamara kuvugana yakwemerera kugenda ukagenda ukagaragaza impano yawe yabona ushoboye ugakomeza. Hanyuma se kugira ngo reka tugaruke wenda ku buryo wageze kuri Giant TV show. Giant TV show wayigezeho gute kugira ngo urugendo rwo kuva aho wari uri imbere ukabona ntabwo birimo gukunda ukaba waraje
ukagera kuri Giant TV show byagenze bite waje kwigeraho gute? Byari bigoye byari bikomeye ariko naragerageje ubundi mbere kubera buriya filime nyarwanda iyo ari yo yose ndayikurikirana ubwo narababonye numva ndabishimiye nza kubonamo umuntu tuziranye ariko ntabwo twari tuziranye birenze ariko yagiraga ate ahantu yakoreraga narahacaga ndavuga ati uriya muntu nakuru namunyuraho nkakazagera kuri Giant ubwo nibwo nagenda mwegera ndamubwira bite ni byiza ati nabonye ukina ndashaka kugira ngo nanjye unjyane gukina ati rero nanjye ndi umukinnyi ubwo uzavugana n'uwo bita direct abamaye nimero z'uwitwa Manase pasiteri nyine ibyo wanadusengera ukazimaye naramuhamagaye ubwo yahise ambwira ngo uzaze turebe impano yawe ubundi ukomeze ukine ndusanga ufite impano uzakomeza dukomezanye nuko naje muri Giant TV. Hanyuma nukuvuga nyuma yuko Manase amaze kukwinjiza kuri Giant TV show ndabyumva ko ari we director ariko ubivuze ubundi ku ruhande rwawe ubona umaze kuvayo ukagera hehe hari aho umaze kuva naho umaze kugera muri mu rwego rwa sinema wenda ukurikije uko wiyumvaga mbere nuko ubibona uyu munsi? Kuriyumvaga mbere numvaga nitinye urumva ariko ubu ngubu aho bigeze mba numva hari aho navuye hari naho ngeze hari naho nshaka kuzagera ubufatanye na Giant TV show nzabigeraho. Hanyuma ni ikihe kintu cyakugoye bwa mbere ujya imbere ya kamera? Ni ikihe kintu cyakugoye? Ikintu bwa mbere cyangoye ni thumbnail twafashe. Ubwo se thumbnail no kuvuga iki? Thumbnail ni ya foto bashyira kuri film igiye gusoka cyangwa yasohoye kugira ngo abantu bagire amatsiko yo kuyireba. Ni ukuvuga ni iriya foto kuri tubona filime mbere yuko tuyifungura? Ni iriya foto. Okay. N'amagambo nyine navugaga ati mama nabyumva zambwira gute. Nkumva nyine nditinye ariko byose byaragiye kera. Ko numva iyo thumbnail muvuga cyangwa se reka dukoresha ifoto ku bantu wenda batabyumva iyo foto mwafashe ko numva ishobora kuba idasanzwe ifoto ntabwo ari isanzwe ubwo nawe bigutera amatsiko yo kuzareba twose kuzajya kuri Giant TV show nkareba ubwo numara kugera uzabireba byose uzabona ya mbere niyo naho tugeze ubu. Kandi ndashimira abafana bakomeje kumba hafi nkashimira na pasiteri Manase cyane cyane uri kumva uko byose nimbikesha. Ariko wenda tugoretse muri sinema ndetse no muri video ugenda ukinamo ugarukamo hari video yaje kuza kugaragara ngo warongoye pasiteri Manase ibyo bintu byagenze bite? Nyine iyo video nagira ngo hari abagabo benshi ntabwo bikunda kugaragara ariko nubwo tuba tubikina muri filime bibaho hari abagabo baba barashatse abagore nyamara abagabo atari bo bashatse umugore yarabashatse. Nicyo kintu nashaka kwerekana kuko umugabo ufite amafaranga abana n'umugore udafite amafaranga abo ngabo bashobora kubana neza nyine mu rugero ariko umugore ufite amafaranga menshi umugabo uri mu rugo hari igihe nta kintu ababuze. Ni ukuvuga ushatse ko hariho abagabo barongoye ntabwo ari bose nta nubwo ari benshi ariko bibaho ariko ubwo barongoye mu ibanga mu buryo bw'ingo zabo kuko baba barongorwa amafaranga. Hari abagabo barongojwe amafaranga hanze aho icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga nawe Manase nanjye naramurongoye wamurongoreye muri filime ariko okay sawa ni ukuvuga impamvu nari nyigarutseho ni muri content zatunguye abantu cyangwa se abantu batekerejeho bibaza ukuntu nyine wamurongoye cyane ko ari n'ukuntu yari yambaye ngira ngo ababikurikirana bashobora kujyaho bakareba barabona yari yambaye cyane yari yambaye ikanzu nanjye nambaye costume mfite n'abafedeneri wamurongoye bisanzwe yigo ntanayifashe ikanzu nyine nk'abageni. So urumva ko rero
byonyine no kugeza umwanya kuba bavuga ngo Gato keza ukabyumva babivuga wowe ubundi ubyakira gute kumva ko hari abantu bamaze kukumenya muri sinema ubyakira mbyakira neza nkabishimira n'Imana kuko byose no kuberayo bikananshimisha kuko ntango nari nzi ko ubwa mbere n'isura yanjye nyibona kuri YouTube kumvaga nagiye mu ijoro napfuye bisa rwose abaturage nkumva narana n'inkweto byatari byari bikaze byari bikaze cyane okay byari bikaze noneho ubu ndashaka kugira ngo nkubaze ku kantu ariko reka tuze kugaruka wenda tujya imbere reka tugaruke kuri sinema ukina turebe video ukunda kugaragaramo sibyo ukina ibintu bigiye bitandukanye hari video twabonye utwaye igare abantu bamwe bashobora kuba baragize ngo uri n'umunyonzi ku igare ushobora kuba igare wanari nyonga abisari cyo bitwaye ganda nari nyonga igare ari nyonga ego ko kera nacuruzaga ikintu bise inzoga najya kuzipakira ku igare nkaba ndazijyanye no gukabari ngiye kuranguza rero ikintu cyose ugomba kugikora ugishyizeho umutima ndanyonga bisanzwe rwose okay ushaka wenda wavamo umunyonzi mwiza hari abakuzi numva ko wanatwaraga inzoga bakabana n'abanyeje undi urimo kunyonga ubwo nahamanuka wanyonga arahamanuka arahazamuka arahatambika arahacuramye arahaberamye hose nanyonga hose wanyonga yego okay reka tugaruka none ku kigendanye na comment iyo umuntu agiye muri sinema hari comment zimuca intege hari zimutera courage ese comment zaguciye intege ukinjira muri sinema bikimara kubonwa n'inshuti zawe yaba mu nshuti zawe yaba n'ahantu hari comment hari zitaranyuraga kuri YouTube zikanyura kuri phone yanjye bagatera comment ngo bayindaye ubaye indaya byarangiye ubundi ati ibintu buri gukora ni ibiki abandi bakambwira ati biriya bintu ntanga ari byo abantu b'i Rwanda avuga nyine bikaca intege ariko nkavuga ati ndakomeza kuko nabikoze mbikunze kandi biriya akeshi nkunda gukina ndi indaya ariko ntanga ariko mba ndiyo hari abantu benshi badufata uko tutari abantu bakina filime ariko ntanga ariko biba bimeze kaba ari akazi no kubashimisha kuko tuba duhari ku bwanyu nk'abafana banyu uravuze ngo abantu bafite uko batari bitaniye ku kuntu hari comment zimwe na zimwe usanga abantu bavuga ngo buriya kuri set hari ibintu bihabera abantu bakinira filime ngo nyuma ngo hari n'ukuntu ngo n'abantu bakinye bari mu buriri we ntabwo byigeze bikora gukina ndi mu buriri byambayeho yego nyuma yaho uvuye abantu bakubwiye iki nyuma yaho uvuye abantu bambwiye ko tuvuye kugira gute kwirwana bisanzwe yego ariko ntanga ariko biba bimeze aha hanyuma izo ni comment zaguciye intege comment zaguteye courage hari izo wigeze ubona yego nk'iyo abana twabaga twariganye nabahaga linki ngo barebe nyine bakore na share akambwira ati courage komereza aho ngaho arabikundaga tunakiga ati komeza bizaza ati turagukunda izo comment zose zaranshimishaga nkumva nkahita no kwigurira akantu mbese mu bintu bisanzwe akantu bakabasha cyangwa n'agafanta aya akantu ndakabasha buriya arasaba ngo njyaho mubeshye ngo wafata ntabwo wakwiteza imitobe inzuki ntabwo najya gutumba inda inzuki ntiwazikira witeza imitobe gusa nyine imitobe amazi ubwo sinkazambwira ngo ikinywe amazi inka sindazikira ngomba nyine nimba numva nshaka ikintu kugikora nkasiba kugikorera agashungo cyangwa ngo nyikore kirenze niba akantu nkanywa mu rugero bya bintu ngo ribe rimwe ndinywere mu rugo ndinywera mu rugo kuko ahanini ngira ngo abantu banywa akantu cyangwa se abantu basoma akantu hari igihe usoma akantu kakagusoma cyangwa se ugasanga ari ukuntu ngo uyikura ahantu ikakura ahandi sibyo nta na rimwe uragasoma ngo kagusome nyine ibyo bintu ntabwo byabura kuko uba waratangiye
buri ikintu cyose uragitangira sibyo ntango nahise nkura ngo nsange nyine ndagasoma neza nabanje gutangira icyo gihe nyitangira rero karansomye kuko ubu kuva wagatangira kamaze kugusoma inshuro zingana kamaze gusoma inshuro ebyiri bisanzwe ndavuga ati wakantu urambashije kabisa aha hanyuma ibyo bintu uzabihuza gute rero no buriya umusitari urumva ko uri kugenda umusitari wenda reka mbanze nkubaza akantu nta hantu uranyura ngo bavuge ngo uyu turamuzi ndahanyura pe ndahanyura bakavuga dore Gato keza ngo dore umugore wa Manase noneho umunsi rero ako kantu umunsi kagusomye bakavuga ati dore umugore wa kanaka reka na ubu nyine nimba ngasomaho ngasomera mu rugo maze nkituriza ugasinda ari mu rufunguzo naruvuniyemo okay ubwo urumva icyo nashatse kugira ngo mbihuze nabyo ni icyo kintu kuko urumva umusitari bisaba kwigengesera aho unyuze hose abantu bakubona bagira gute ese ubundi urwego wifuza kuzageraho ni uruhe ugereranyije wumva aho ugeze hahagije cyangwa wumva ari aho ugikeneye kugera aho ngeze ntango hahagije nta naho ndagera hari aho nkeneye kugera harenze hano ndi ubu nibwo gitangira muraje mumbone muri no minsi muzavuga ati Gato keza ni Gato keza kuko ikintu mba shaka no gushimisha abafana banjye bankurikiye nta kindi kuko mba mari ku bwabo nabo bahari ku bwanjye okay urakoze cyane Gato keza hanyuma dusa nk'abagana ku musozo nihe nama wagira umuntu wifuza kujya muri sinema ariko akaba afite imbogamizi z'uko bavuga ko muri sinema harimo uburaya bavuga ko muri sinema inama ushaka kugira bagenzi bawe reka duhere kuri bagenzi bawe b'abakobwa bagenzi banjye b'abakobwa inama nabagira ni ukwitinyuka kuko kumva ngo abantu baravuga ngo kujya muri filime ngo habamo uburaya ntabubamo impano yawe wahawe n'Imana ikoresha uko hari igihe wazifuza kuyikoresha bitagikunze igihe bikukundiye rero ukaba ufite umwanya koresha impano wahawe n'Imana ubundi ibindi by'amagambo yo hanze wibyitaho wowe kora icyo ugomba gukora ubundi niyo nama nabagira filime ni nziza nta kibazo cyayo n'ibyo bazinengaho kuko zibaye atari nziza nabo ntabwo bakabaye bazireba kandi baravuga ngo habamo uburaya kandi nabwo uburaya bakabureba rero byumvikane ko ibintu tuba turi gukina biba byabashimishije kandi natwe tuba dushaka ko bishima niyo nama nabagira wenda se hari ikintu muba mutegurira abakunzi ba Giant TV show hari ikintu mubateganyiriza mu bigendanye n'ibyo musanzwe mukora nyine ibikorwa bya sinema hari udushya muba mubafitiye udushya two turahari twishi kuko n'ejo bazabona noneho agashya batari biteguye ejo nimugoroba saa 11 zuzuye kazaba kabagezeho mbese basonje bahishiwe ejo bazabe badukurikiranye reka dusoze wenda tuvuga ku kinyarwanda cyacu ikinyarwanda uracyumva ndacyumva urakizi neza ndakizi nimvuga ijambo risubiramo ndarisubiramo ngaho uvuga ngo aho babahaye niba bahabaka muzahabaye aho babahaye nimba ni ikinyarwanda aho babahaye niba bahabaka muzahabaye aho babahaye niba bahabaka muzahabaye aho babahaye niba bahabaka muzahabaye aha irindi rya nyuma aha ho hahawe abangaba barahabaha ngo bahabe duhita dusoza ugira usubiremo aha ho hahawe abangaba barahabaha ngo bahabe aho ho hahawe abahangaha aha ho hahawe abangaba barahabaha ngo bahabe aho ho habaye rero bakunzi ba Giant TV show reka tugane ku musozo ko turimo kuganira ikinyarwanda cyawe kirananiye Gato keza mu kiganiro cyiza twagiranye turagushimiye murakoze cyane kandi amahirwe n'imigisha muri sinema nyarwanda
murakoze kandi nashishikariza abafana bacu n'abandi rwose bifuza kuba bari kumwe natwe kudukurikirana, tubahishiye ibyiza byinshi, nibwo tugitangira, turaje ahubwo tubahe show bibarenge. Yeah. Bye. Abafana banjye bye, ndabakunda cyane. Giant TV show.